Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mwijoro ritugenda pfukama, amaso yanjye yuzuye amarira yo kwishisha bugufi. Ndasaba imbabazi ku byaha byanjye, kuko ndabundimana uretse wawe. Umutima wanjye urifuza kukwegera, sinshaka gutwarwa n'ibishuko bisi. Hija byanje ni icyubahiro, n'isezerano ryo kukubaha iteka. Kurani urumuri ruyobora indambo zanjye, amagambo yayo anyereka inzira nziza. Iyo nyisomye numva ituze, kamenya kuri hafi yanjye. Nzahora ngusenga ya Allah, nzahora nkwiringira mwami wanjye. Ubu buzima ni ikigeragezo, ariko jana ni isezerano ryawe. La ilaha illallah, niryo jambo rimpumuriza. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo wacu mu muyobozi. Mu murima ndakoranize, ziko umugisha uturuka kuri wowe. Imbuto ntera si imbaraga zanjye, n'impuhwe zawe zinkomeza. Iyo izuba rirasa ndavuga alhamdulillah, iyo rirenga nkavuga subhanallah. Mu bishimo no mu mibabaro, izina ryawe rihora ku munwa wanjye. Ziko umunsi w'imperuka uzaza, aho buri wese azabazwa ibikorwa bye. Ndashaka kuzahagarara n'umutima usukuye, wuzuye ukwemera n'ibikorwa biza. Niyo nagira intege nke, ndavuga hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuko wowe uri umurinzi wanjye, nshuti nzagufasha abakiringiye. Rabbi ighfir lana dhunubana warhamna anta maulana. Utubabarire, utuyobore, ntudushire mu bihano by'umuriro. Nzahora ngusenga ya Allah, nzahora nkwiringira iteka. Niyo isi yarangira uyu munsi, twifuza guhura nawe turi mu mahoro.